Mwaramutse neza abakunzi ba Toza Official, twagarutse nanone nkuko musanzwe mubizi ni Shangazi Nyirarukundo Dative. Ndashaka rero uyu munsi yuko tuganira ku bantu bubatse. Abantu bubatse ndashaka ko tuganira uburyo mwajya mubonanamo mwembi ari umugore ari umugabo, hakaba hatagira uwajya hanze ngo usange arasenya. Ikintu nshaka ko tuganiraho ni ikintu cy'ingenzi cyane kiri gutuma abantu basenya bikabije ku buryo nta muntu umuntu asigaye ajya gushaka umugabo akavuga ati genda n'ubundi genda nawe ugerageze. Ariko ndashaka ko tuganira uburyo nafata nk'umugabo wanjye cyangwa se umugabo agafata umugore we bikagenda neza ku buryo ntawe uzifuza kunyura undi ku ruhande kandi mukarambana. Ikintu cya mbere nshaka ko tuganiraho, igihe muteguye imibonano mugeze mu cyumba, wowe mugabo ndakeka kuba wateguye umugore wawe bihagije, wamuteguye bihagije, ariko nanone kuba wamuteguye ni ngombwa, ni no ku ruhande rwawe cyane cyane. Ariko niba wamuteguye wikwihutira wowe guhita umubanza, kuko nubanza kumurongora urahita unanirwa. Nunanirwa hari igihe uri bunanirwa atarangije, kandi urabizi mwebwe iyo murangije hari n'uwo bihita birangirira aho ngaho. Kugira ngo bigende neza rero nuko umugore ari we wabanza. Niba wenda ari position muraryamye, umugore ari hasi cyangwa umugabo ari hejuru, uyiguhita umubwira ati ryamaho ya. Wowe mugore banza ujye hejuru kandi umusabe kutinyeganyeza, kuko ni wowe ubuzi aho ukeneye kugera, kuko niyinyeganyeza azarenza hahandi washakaga yo kugera. Musabe kutinyeganyeza, sabe agume muri position imwe, ubundi wowe ubikora uko byumva, aho ugeze ukumva uraryohewe ugumisha aho ngaho paka kugeza uri bwumve urangije. Ubundi wowe mugabo niba ubonye umugore wawe arangije, hita noneho umufatirana akiri muri za feeling z'uko arangije, umufatirane noneho nawe ujye wakoresha imbaraga. Niba uri buhindure pause kugira ngo umuruhure, urabizi umuntu arangije acika intege, wowe hita umuruhure noneho ujyaho ukoresha imbaraga akiri muri bwa buryohe bw'uko arangije, azahita akomerezaho ituru ya kabiri. Ituru ya kabiri niyo muzahuriramo mwembi, kuko umugore buriya nubwo umukarisa ariko ntabwo abantu bose baba bateye kimwe. Ntabwo hari umugore ushobora kubikorera ibyo byose, ariko nyamara wowe ukubera kuba wamushatse mbere ukaba warangiza na bwa bubobera atarabubona. Ubwo rero wowe mugabo hita ufatiraho aho ngaho umurongore ku buryo ewana utari bugeraho ngo ucike intege, kandi nawe ari muri cya gihe cyo gucika intege we azakomerezaho muri bwa buryohe bw'uko amaze kurangiza. Noneho niba wumva ugiye kurangiza kandi nawe yarakomerejeho aka kabiri, wowe mukobwa nanone gerageza umwiyake mbere yuko arangiza. Iyo umugabo agiye kurangiza murabizi akoresha imbaraga nyinshi, ubu mwumva iyo agiye kurangiza atangiye gukoresha imbaraga nyinshi, wowe ukoresha buryo ki umwiyaka, kuko iyivuyemo n'ubundi umuyaga urayikubita bikaba bisubiye inyuma. Iyo bisubiye inyuma rero mutangira bundi bushya, noneho mugahuriramo neza, ari umugabo ari umugore, noneho mukagenda mwabitwara kimwe. Hariya ndabizi neza ko buri wese aba yarangiriza rimwe n'undi. Ikintu cy'ingenzi nanone kikunda kubangamira abagabo mu buryo barongoramo abakobwa, hari umugabo uvuga se, hari abakobwa baba badafite imyeyo, agatekereza se niba ndi umugabo nkaba mfite umugore nta myeyo afite, njye nzamunyaza gute? Icyo kintu ni ikintu cy'imbogamizi cyane. Ariko wowe mugore wivuga ngo niba nta myeyo ngira, narubatse byararangiye, ibyo ntari kuzabikora ndi umukobwa. Yego koko
kugira ngo umugore udafite imyeyo anyare biragoye pe, kuko ntabwo umugabo yafata imboro ye ngo ajye kuyitsirita mu gituba cyawe wowe mukobwa. Icyo gihe nawe uzababara, nanarangiza wowe uzasigara wokerwa. Niyo mpamvu biba ngombwa yuko uca imyeyo kugira ngo igihe agiye kukunyaza ariyo azajya akoresha akunyaza. Rero wowe mukobwa gerageza, niba wenda ushatse umugabo wari uri no guteganya agenda kubikora, wicika intege, kuko n'ubundi nunabikora umugabo wawe ntazakugaya, ndabizi nicyo kizamushimisha. Kandi ntibivuze ngo niba ugiye kubikora ngo bikorwa ngo n'abantu babiri, hoya. Uhajya ugenda ujye mu cyumba nta muntu utigeraho neza, ugende ufate imishino yawe, uca imyeyo, uyikurure gake gake, niyo wakoresha iminota 2 niyo yaba 5, ariko byaba byiza ubigiye ubikora byibura nka 3 ku munsi. Icyo gihe nibwo byihuta cyane, ko nko ku muntu washatseho umugabo, burya imyeyo itinda ku muntu ukiri isugi. Iyo wabonanye n'umugabo, guca imyeyo n'ako kanya ihita ikura, ako kanya ntago bisaba ibintu byinshi cyane. Nta nubwo bubabare aba isugi zigira wowe ntago wabugira, kubera yuko umugabo aba yarakwaguye ahantu hose nta kibazo ufite. Rero twite ku bagabo bacu, abagabo bacu tubaha agaciro, nabo baduha agaciro, kuko numureka ukavuga ati n'ubundi azageza ndi tayari, kunyara ntago ari ngombwa, imyeyo ntago ari ngombwa, bya bintu byose nibyo bizatuma asinya akajya hanze akajya kwirebera abandi bagore. Wowe mugore rero ita ku mugabo wawe, ubitekereza itese ibisabwa byose nk'umugore ndabifite, umugabo wanjye azakomeza nkunde, ntago azanca inyuma. Niwitekerezaho na bya bindi by'ingenzi, kandi ujye urushaho kuganira. Mbibutsa no gukora na share na subscribe, kandi wibuke no kwandika comment. Ibiganiro byacu nagahoraho, uko muzajya mugenda mubikurikirana nibyo bizajya bigenda biduha courage, kugira ngo mbese tubone yuko hari icyo biri kububaka, kandi natwe biduhe ibitekerezo byagutse. Rero nshuti zanjye, ikintu cyitwa urugo tugiha agaciro. Bakobwa murabizi, mbese niyo umugabo azanye ibibazo mu rugo, murabizi yuko byitirirwa ko ari wowe mugore mubi. Shakisha rero ukoresha uburyo bwose bushoboka, ntihagire impamvu iguturukaho. Ntihagire impamvu n'imwe iguturukaho, kandi ndabizi witwaye neza mu rugo, urugo ntirwasenyuka. Niyo mpamvu rero tugomba kwiyitaho, tuba tubizi. Burya nubwo umubyeyi, hari ababyeyi batabwira abana babo ibintu nk'ibyo ngibyo, urugero ugasanga umwana akuze atazi ngo guca imyeyo ni ibiki. Nkanjye nabaho urugero, hari umwana wari inshuti yanjye, ariko andutaho gatoya, noneho rimwe aranganiriza, ariko si ubundi ko numva ngo guca imyeyo ni ibiki. Noneho mbimusobanuriye, agiye abikojeje mama we, ati ibyo ngibyo ni ubushizi bw'isoni, ngo ubwo ni ubushinzi, ngo nicyo kintu yamusubije, kuko yarabuze ibyo amusobanurira. Tujye turushaho rero kuganirizanya, mbese twungurana ibitekerezo kugira ngo turusheho kubaka ingo zacu. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, murakoze.